uzakora uko uzishima, uzagira umugabo mwiza uzishima, uzareba wambare neza, ariko uzasanga burya bitari ibyishimo. Ibyishimo bya mbere nagize ni umunsi mbona umwana wanjye arimo kurira, ari kurira bari kumuhanagura bamuryamishaho. Imana y'ijuru, nsacesha urumeza, ntabwo ndiyakira. Fashe intoki ukareba, ararandira ukantera cyangwa kakawunyu kandeba mu maso yo. Ubu nuba araryamye ariko mba nta mutima mfite, mba nahura umeze uko. Ugacyabona ubu Mama Luna, nitwa Mama Luna kubera Imana. Ndabishima Imana ko ndi nyina we. Mwiriwe nanone ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza. Cyane cyane abantu bo kuri TikTok ndabaramukije. So mwari mwansabye rero murambwira Natasha uzadukorere ikiganiro utubwire urugendo waciyemo kugira ngo ubone umwana. Kwako ndibaza abantu benshi cyane murabizi ko muzageze vuba kuri TikTok, Natasha n'ingumba, Natasha ntabyara, umva sometime mukangira impuhwe, mukanyandikira, mukagira mute. Murabizi ko ubwo buribwe nabuciyemo igihe kinini kitari gitoya, namwe murabizi. So rero nifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye. Birashoboka ko bishobora kuba byagufasha. Wenda nawe uri mu ishuri nk'iryo naciyemo. Kadutangire rero. So hari abantu bambazaga, Natasha umaze imyaka ingahe mu rugo? 7. Nta kana. Amagambo ya social media, buriya social media ni ikintu utitonze waba umusazi ugatora amashashi. Utagize umutima ukomeye, social media kuyikoresha ntabwo byaba bigikunze. Murabizi naciye muri iryo shuri, amagambo manini iki. Hanyuma nari wa muntu ufite ikibazo cyo kubona ama live basenga hano kuri TikTok. Hajoyiningi ya mbere, hajoyiningi ya kabiri, iya gatatu nshaka ubuhanuzi. Nirwa nandikira abakozi b'Imana, nsengera. Hanyuma nkajya gusenga, abantu bambwiye ngo barasenga, numva nyine niryohewe no kumva umuntu ambwira ngo nataguharana ngo ari umuntu usenga, guhanura ngo bavuga guhanura nkumva mvuye mu byanjye. Abenshi barankomeretsa hano kuri TikTok, bababeshyi bavuga ibintu bitari byo. Mana yanjye, ugasara ukagenda nyine. Murabizi ubundi buriya iyo wirukanse mu bahanuzi urasara, uba nk'umusazi. Ibyo mbinyuramo, hanyuma nza kwicara nitekerezaho. Ndavuga ese ibi bintu ndimo ubundi ni ibiki? Byo kwirwa nirukanka aho basenze, aho bahanuye, aho bagize. Nari maze kuba umusazi. Abantu benshi ba TikTok murabizi, saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro. Gusenga ni byiza, ariko nawe tujye dusengana ubwenge. Ugasanga uri gushaka ngo ubuhanuzi ngo ku TikTok saa 8 z'ijoro, mu masaha bagapfunda se n'umugabo, saa 9 z'ijoro mu masaha bakajya ukingingira Imana. Twese turabizi, sinzi niba hari umuntu utazi isaha ya saa 9. So umwanzuro nafashe rero ntagiye guca hirya no hino. Ikintu nakoze, navuze ibintu by'abahanuzi ndabiretse. Ariko umuntu wagiye mu bahanuzi benshi aba yarabaye addicted ku buryo yumva ko atabaho nyine adafite abahanuzi. Niyo musenganye ntaguhanurire, uhita wumva nyine udafashijwe. Icyo ngicyo kikaba indwara yateye abagore nyamwinshi. Ni indwara pe yaduteye, murabizi namwe, ariko n'abadayimoni. So ikintu nakoze, nahagaritse ibintu by'abahanuzi ndabikupa, kujya ku ma live umeze nk'indaya. Ibyo nyamabwa ngo turi indaya mu mwuka. Urashagara akarenge karakara aho bagahanuriye, ntunyuzwe usubiye ahandi. Naravuze ngo ngiye gusenga, nasomye ijambo ry'Imana, ndangije ndavuga ngo ngiye gusenga. Hari ikintu nkunda kubabwira, niba utekereza ukaba ushyira mu gaciro, ni gute umuntu azagusengera ngo ni umukozi w'Imana ngo Imana iguhe urubyaro, akafiringa icyo kintu cy'uko wabuze urubyaro nkawe warubuze, abyaye 3 cyangwa 4 cyangwa se 1?
umaze imyaka mu rugo nta mwana ufite, uwo muntu azafiringa ikibazo nkawe ubwawe. Azagusengera nibyo, ariko azagifiringa nkawe. Ikintu azakora azagushyiramo imbaraga zo kuguhumuriza, akubwira Imana igiye kukugirira neza, kuko ntago we yakora igihe cy'Imana kitaragera, niyo yabigenza gute. Ariko nyamara nawe ubaye wizera Imana, ugiye ejo bundi nibwo nitekereje ndavuga ngo abantu bamaze gusanga ko twizera abahanuzi kuruta uko twizera Imana. Kuko ubaye wizera Imana nawe wasenga ukumva ko byose bishoboka, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umwenda wari ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri umwe yigerereyo. Sinzi impamvu wipinga ukumva ko udashobora kuba wasenga. Ikindi kintu njya nkunda kubwira abantu, isuzume, itekerezeho. Ubona connection yawe n'Imana itaracitse kubera abantu ngo babahanuzi ngo ushaka ko baguhanurira, mu gihe Imana umwanya ntushobora kwifata ngo ufate Bibiliya usome wenyine mu nzu uhamagara Imana. No, just ukeneye kumenya n'umukozi w'Imana uhariya. Nta kindi kintu ari bugufasha inshuti yanjye udafite kwizera. Erega buriya niyo baguhanura ibintu bingana gute, muri wowe udafite kwizera ntabwo bizasohora. Uzasigara uvuga ngo buriya abakozi b'Imana n'abateka umutwe, ntabwo bizasohora. Izere usenge. So kangaruke ndwaye agakorora, Mana yanjye ni ibibazo. Ndwaye inkorora imereye nabi. Urumva, njye rero umwanzuro nafashe, namaze gushyira abakozi b'Imana ku ruhande, mbona ko bari kunyobya. Abenshi barancumuza. Sometimes ugasanga hari abagukoresha mu nyungu zabo kubera ko uzwi, akashaka kuba yakuriraho hiti, kuba hari abayoboke wamuha, nyine ndavuga no, ndabihagaritse. Ikintu nakoze, nafashe isaha ya 9 z'ijoro, kuko kuva na kera isaha ya 9 z'ijoro ngiye nayibonye n'Imana. Murabyibuka amagambo yavugwaga, uri indaya, ibiki n'ibiki, mugabo ntimwasezeranye. Ubwo icyo gihe nari ntarasezerana. Naragiye nkajya nkanyunyumba gake gake, ngata umugabo mu buriri, nkaza muri salo, nkafata Bibiliya, nkasoma ijambo ry'Imana, narangiza ngahamagara Imana. Inshuti yanjye, wari bwahamagara Imana ukumva Imana muri kumwe, ukayumva. Uziko Imana usenga ikaguhumuriza, ikaguha ijambo muri Bibiliya, ikaguhumuriza, ugatuza. Atari bari abantu ushidikanya ngo baguhanurira ngo ibi n'ibi. Ubuhanuzi bwa mbere butavangiye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Bibiliya ikaburimbwira, ikansubiza ibibazo byanjye, ikansubiza, nkasenga, nkumva Imana insubijemo kwihangana, nkahamagara Imana. Izere, ndangije n'izi systeme kujya mfata amazi, nkayasengera, nkayanywa, andi nkayoga, andi nkayatabaza, nyine nkakora ibintu nkumva afite kwizera ibintu ndi gukora, nkumva ko atari impfabusa, umunsi umwe bizagira umumaro. Hanyuma ubwo ngubwo nari maze kugira inda 5 zavuyemo. Urumva, nzitwara zikavamo, ntazi ngiki, ariko njyewe ntabwo nigeze njya mu bintu bya Kinyarwanda. No, ntabwo nigeze njya mu bintu bya Kinyarwanda. Ibintu bya Kinyarwanda ntabwo ndi umuntu byumva na gatoya. Ariko nasengaga isengesho, ubundi ikosa mukora cyangwa dukora, njye sinkirikora, ni iryo guha Imana igihe. Wowe urinde uha Imana igihe, ngo Mana, ngo ndakwinginze nk'umwana. Umwaka washira uri gusenga ukumva ko waciye nk'amabere. Umwaka umwe ku Mana ni nk'isegonda, ugasara. Hari igihe twebwe ubwacu twigizayo ibisubizo byacu kubera kwitotombera Imana. Ntabwo Imana bayitotombera, no. Ugaha Imana igihe, wamara kuvuga narasenze umwaka urahagije Mana, ndabiretse. Ntabwo urayihima Imana, urayihima wowe, ntabwo uyihima. Urayivovotera, urayihima. Amarira yawe iyo ikintu cyabaye, narasenze mbwira Imana ngo Mana, sinizeye abaganga, sinizeye abazungu, sinizeye abanyarwanda, nyine abakinyarwanda, sinizeye, nizeye wowe, nizeye ukuboko kwawe. Imana, ndashaka uzampa umwana making sure ko ari wowe umumpaye, ntaziteranya ngo nabane. Noneho abantu bari baranyandikiye abantu ibiti y'abantu b'abanyarwanda, nkayifata. Ariko nyine nako bampa nimero z'abantu ngo b'abanyarwanda, nkazifata nimero nkazibika. Hanyuma kugira ngo ntareka kuzibika, abo bantu nyine bakavuga se Natasha twamugiriye impuhwe, tumugira impuhwe nyine ngo tumushakire abaganga. Hari abantu bizera mu baganga b'Ikinyarwanda cyane, abica amazi. Nyamara nkazifata nkazibika, ariko njye nagenderaga ku kintu kimwe, nkavuga ngo Mana, ndashaka kuzama umwana, nka making sure ko ari wowe umumpaye, ntizere mu baganga mu kimwe. Umwana nyine wawe ko uriya umwana w'isezerano, nyine Imana yakubwiye ikamuguhereza, ntabwo aba ari umwana usanzwe. Hanyuma ikintu cyabayeho, najyaga kwa muganga ntibamenye ikintu kibitera, ariko bwa nyuma inda yavuyemo bwa nyuma
nagiye kwa muganga bambwira ko bari bumbage ariko ndangije banabikonfirmye bagiye kumbaga ko icyo gihe nari ngiye no gupfa ngira Imana ndabibwira ngo Mana abandi barabagwa wenda bagatahana abana ngenda bagwa ntahana iki ndarira mfukama imbere y'igitanda buri Imana irumva kandi ikindi wirinda gusengana ubwoba ugasenga wizeye hamwe kuko Imana ikintu nabonye Imana wizeye ikintu ko hari ahantu uteganya kugikura ntabwo Imana nyine igikora Imana ikora hahandi ubona ko ari ku munota wa nyuma uvuga ati nta kindi cyizere mfite nta yandi mahitamo aho ni Imana izigakora rero nabonaga nta yandi mahitamo asigaye kubyo bari kumbona nsenga ariko baturi ikigoryi ko bari bagiye kuza kuntwara sinzi inkuru ahantu yaturutse cyo koza nahise mpamagara umushuti wanjye w'umukozi w'Imana we twasenganaga twaranambanye hanyuma umwe nigeze mbabwira bandoze wansengeye ndamuhamagara namubwaje nimfasha gusenga bimeze nabi yagiye kumbagara mbwa ati nta kintu kiri gukoreho ndasenga umuganga arangije abaraje arambwira ati tugiye kuguha imiti twandikira imiti uzagaruka turebe niba turi bukubage mba ndarurokotse nshimira Imana ko narebwiye Imana uzabaye ntibambage ubwo tuba turatashye ubwo ni ko umuntu aspendinga amafaranga byose nshaka no kubivugaho hanyuma ubwo ukuntu byaje kugenda nakomeje gusenga nkomeza gutekereza Imana nkomeza gusenga ko murabizi ijambo ry'Imana avanga bashakana umwete bazamura umwete Imana ivuga ntago ari ukuza gusenga uyu munsi uzongera gusenga muri kuri kwezi hoya Imana ikintu ivuga ntago ari ugusenga ngo Imana igiye wibwe ngo Mana ngo umwaka ngo uyu mwaka wa 2026 ngo twinjiyemo cyangwa wa 2027 wenda ngo nutabikora ngo uzareke nzahita Imana urayihima hanyuma ikindi kintu nshaka kubabwira ujye ucunga neza mu bigeragezo ucamo ko atari wowe rimwe na rimwe ubyitera impamvu Imana irashaka kuguha n'urugero inzu ariko ikabona niguha inzu uzajya wihenura ku baturanyi mwe mubunza akarago njye nise ko ndi iwanjye Imana ikayikwima ijambo ryiza umunyarwanda yavuze aravuga ngo Imana yari bizaguruka ikabica amababa ntabwo umuntu yabeshye hari ibintu nanone dutinda gusubiza Imana ikabona niguha amafaranga urumva ayo mafaranga uzayagira nyine nta kintu ayo mafaranga nta kintu azaba mariye abandi bantu usibye kwirata ukabihebesha rero njye ntekereza ko nanjye iryo shuri nshobora kubona nariciyemo ko Imana yabona bikisi nk'umwana nanjye nagira amagambo nk'aya abantu bambwiraga uri ingumba ikintu cyabayeho nakomeje gusenga nkomeza gusenga hanyuma nagira ku mukozi umwe w'Imana dusengana ntabwo ajya akoresha imihanda cyangwa social media ntabwo abizi noneho icyo gihe nari ntarimuka tutarimuka arangije araza aransengera umunsi umwe arambwira ati Imana iguhaye umwana ariko iramugwa mutagituye ahangaha ubwo icyo gihe amapusi yarazaga akarara hejuru y'ibata akagira gute Imana nyine ukabona ko ari imyuka mibi buriya nubona imbeba amapusi ibiki hari igihe wowe ubona ari ibyo bintu ariko ari imyuka mibi ikugenderaho mu rugo ujye usenga ubwo arabimpanurira amaze kubimpanurira ndizera tuza kwimuka tukimara kwimuka sasa tukimara kugera ahantu tuba nibwo nahise nsama ndipima natangiye kumva agaseseme n'ibiki byose mbagiye gutwita ntago byari ikibazo ahubwo inda kuramamo nicyo cyabaga ari ikibazo ntangira kuruka ibiki ngiye kwa muganga nsanga ndatwite ariko Satani akaza akambwira ati wazavamo ariko Imana ikavuga ati nguhaye umwana sasa rero navuze ati Satani tugiye guhangana nta bundi buryo turi buhanganemo Satani nta bundi buryo mwahangana ni ukumuhanganisha isengesho narakubyukiye saa 9 z'ijoro hamwe ndiba yanguye nabi no ngi ndayanguye nabi nkajya nduka nkaciragura nkikubita hasi nkarwara amasereri nkamera nk'umurwayi w'igicuri nkabyuka nkazahamagara Imana nkayihamagara nkumva Imana turi kumwe nkayihamagara saa 9 z'ijoro bura ni saha ziteye ubwoba izo saa 9 z'ijoro ntekereza ko nta nubwo ari ibyo nshidikanya nizo Imana yumviye mu gutaka kwanjye impumwana saa 9 z'ijoro mpamagara Imana nkayihamagara ubundi ndazavugamo ari mu amezi abiri atatu atanu my God ndavuga urabikoze ariko nahuye n'ibitero byinshi cyane buriya umwana Imana izaba yaravuzeho umve ngo aba ari ibibazo nahuye n'ibitero byinshi cyane ubwo nihuse Imana ikintu cya mbere yabanje gukora yabanje kumpa gusezerana Imana imve ko nanayishimiye ikoraho ya magambo abantu banyitaga ndindaye umugabo azagutaye urindaye mwasezeranye ndagenda ndasezerana ndabyibuka inda yari yaranguye nabi njye gusezerana yari yaranguye nabi
hanyuma nari maze iminsi nk'itatu ntasenga cyangwa ibiri nsenga bisanzwe ariko saa cyenda ntasenga, bantumye ihembe buri bukeje ari umurenge riramfata riranjwigiriza mu ntebe ndi kumwe n'umukozi wanjye. Urumva nasigaye mfite kwizera ko ishita ngenda mfata Bibiliya nyishyira ku gatuza, ariko ndababwira ngo ntago nasengaga gusa, ntago Imana mu saa cyenda z'ijoro yanyumvishe ngo mbabwire ngo naragenda senga gusa, oya. Icyo nakoze nabanje mbi inshuti n'Imana. Nibyo nkunda kubabwira nkababwira ngo uzarebe umwana urindira papa we avuye ku kazi akaza akamuvugisha akamubaza uko ameze akamutwara n'inkweto bamaze kuzimukuramo, uwo mwana niwe urya ku mugati papa we yazanye kuruta babandi batarindiye papa we baryamye. Gutegereza nta kibazo kirimo, ibisubizo bigiye kuza bizira rimwe. Hanyuma ikintu nakoze nabonaga amafaranga nkagera nkasangira n'abantu bashonje, nabona 10,000 nkameka ngashaka nkuraho 2 umuntu akarya. Era imbuto Imana yasubiza, ariko no mu kwera imbuto. TikTok nibwo mwabonye ntangira kugenda gakeya, ndabanza mvaho no kuri social media amatiko ya TikTok mbanyahunze, ko najyaga mu matiko ya TikTok nkaryama nkumva ijwi rirambwiye ngo nkamera nk'umuntu uri kurota nyine, nzakurwanira gute ko mbona ushoboye kwirwanirira. Ndavuga wa mugani Imana izandwanira gute mfite umunwa n'amagambo byandenze. Urahinduka utugeze tubitwa ukatugabanya, niba wabeshyaga niba agiye gute ukabireka ukezwa ku gato n'akanini, agato n'akanini. Urumva ukera imbuto, apana gusenga gusa, kuko gusenga kutarimo kwera imbuto biba bipfuye. Ubwo nutwo tunagenda nyine ngiye mbabwira nkafasha umuntu wambaye ubusa nkaba namuhinda, ushonje nkamugaburira, ndagenda nyine mpindura ibintu byinshi. Ubusabane bwanjye n'Imana buragaruka kuko nari navuye muri bya bintu by'abakozi b'Imana. Imana ikajya nzakugira neza nkaryama nkabirota byinshi, inda sasa irakura nk'abantu mwe nera biti ngo bavuga ngo bambaye Kinyarwanda nta muti namweye. Narawufashe pe, ariko mbwira Imana ngo sindi ngo umwana ngize ubwo ndavuga Imana ngiye impaye umwana, ntago ari Imana yibeshya, si Imana igirwa inama, ibyo yakoze irabizi izama kubyara neza. So ariko ndababwira ngo saa 9 z'ijoro kwiyiriza ibyo bintu ko ari bibiri, niba warabuze urubyaro. Njyewe ndababwira ntabwo nigeze mbyara ngo nibagirwe abantu babuze. Umuntu utararibyaye yarabuze urubyaro ntago azi uburibwe bwabyo. Ababinyuzemo barabizi, njye sinjyamo ngo nsinzire no. Nibuka abantu basigaye kuri wa musozi nari ndiho, ndabasengera amanywa n'ijoro, kandi mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka Imana izatanga abantu, izatanga imbyaro. Niwizera bizakubera uko wizeye mu izina rya Yesu. Niwizera bizakubera uko wizeye, uzahekamo nk'ubu na koga. Hanyuma urugendo rwo gutwita ntabwo biba birangiye, urema umwana ukavuga uramurema. Gutwita ni kimwe, kubyara ni ikindi. Gutwita ni kimwe, kubyara umwana muzima ni ikindi. Njye ndashimira Imana yampaye umwana w'umukobwa nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'amagambo menshi, nyuma y'urugamba rwinshi, nyuma y'amarira menshi. Ubu nitwa Mama Luna. Imana ishimwe mve ko nyihaye icyubahiro. Impamvu bagira ngo umwana uramurema, ukajya umwaturaho amaguru ushaka, amaso ushaka, umwana araza ukavuga ngo wamubyaye. Imana ni umukozi w'umuhanga. Uragenda ubundi ibintu by'Imana umuntu wabigiyemo neza aragenda akamera nk'umusazi, niko bajya bavuga nkamera nk'umusazi. Urumva nta munsi n'umwe uzabyuka isaha niba warabuze urubyaro cyangwa ukaba ufite ikindi kibazo. Njye nta kibazo, ariko n'umushe kibyara nko kubura urubyaro ntacyo ntibazakubeshya. Byuka saa 9 z'ijoro, cunga umugabo yagiye, nta wundi muntu hari, ufunga icyuma cyawe uvuga mu mbere uyiganize. Imana yiganize nko kuganiriza mama wawe. So rero ngiye kubabwira bwakira bugacana inkuru ndende, urumva ni ibintu byinshi cyane, ariko nimushaka ko mbana part 2 n'ibindi biganiro n'iki byose nzajya mbibahereza. Ikibanze cyatumye nkora kino kiganiro si kindi, ikibanze cyatumye nkora iki kiganiro si kugira ngo nkine ku mubyimba abantu batarabona abana, si kugira ngo nishime njyenyine ku giti cyanjye ko ndabizi ko hari abandi bantu bakiri ku musozi kandi bababaye, oya. Ahubwo ndagira ngo mbabwire uburyo mugomba kumenya gusengamo, uburyo musengamo. Bari abantu ngo n'abakozi b'Imana n'abahanuzi, bareke gutuma mwumva connection yanyu n'Imana icitse imeze nk'ayo itatamutsemo kabiri. Oya, Imana irakumva, Imana iragukunda, Imana yarakuremye, irakuzi. Imana ntidusumbanisha, ntawe yumva ntawe itumva. Nyine Imana ihora idutegeye amaboko. Ahubwo
hari umuntu ushobora kuvuga ngo ntabwo wasenze kundusha ntiwagize gute Natasha sorry biki n'ibiki senga ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazambona ni ukuvuga ngo shakana Imana umwete neza saha za saa 9 z'ijoro abandi bari kugona abandi bishimye basinziriye ukabyuka ukaza ugahamagara Imana noneho rero hari ukuntu Satani agutera wasenga kumusengesho nta muri nta uri kugera system yo gusenga ntabwo uzaba wiriwe mu mafuti buri Imana yanga icyaha ariko ntabwo yanga umunyabyaha system nge nakoreshaga nabaganiriwe mu mabi nkabwira Imana ngo Mana wenda nisanze mu ntambara za TikTok mu matiku mu biki ariko sibyo nifuza nabwira ngo Mana nacitswe ndi umuntu mbabarira guhinduka rero ni gake niyo mpamvu ntabwo gusenga gusa bihagije ahubwo no kwera imbuto birimo nibyo naherekare mbabwira ukamenya ngo niba n'urugero watukanaga 5 ku munsi ukabigira 3 kubera ko nanone buri ibintu by'Imana ibizanyemo akajagari ugahita uvuga ngo reka mbirangize reka mbishyireho akadomo reka mpagarike ibi nibi umera nka bya bishara bacana bikaka bikagurumana ejo bikaba mu masegonda bikaba birazimye ibintu by'Imana ni gake ukabwira ya ntambwe Imana idusaba gutera ukavuga ati nanjye nateye iyi ntambwe hanyuma hari umuntu ushobora kuvuga ngo Natasha ngo Imana yaguhaye umwana ngo waranatwitaga ngo bikanga ngo ikintu ngo bambwiye ko ngo Trump ngo zazibye hari abenshi bagiye babimbwira Imana sinzi niba mwarabonye umuntu ashyize kuri story yanjye ya TikTok wabyaye afite imyaka hafi 60 w'umukecuru ubona ko yacuze Imana ifite imbyaro nyinshi cyane Imana ifite ubushobozi we banza wumve ko Imana ishoboye Imana si umuntu Imana yahaye Sara kubyara ntabwo yakwima kubyara Imana ifite ibyizi guteganyiriza naho kambaseterera abantu bajyaga bantukankire magatima ntaramenya uburyo umwana aryoha nkavuga ati erega wasanga baramutwariye mu rugo bikagenda kunuku umwana uko wamubyara kose nk'abantu mbifuje kubyara mu gaheka umwana araryoha ibyo ndeba karuna kanjye kandi ari akana nkakareba nkarira noneho nagize toroma ku buryo umwana njya kumuryamisha agasinzira nkana nagize saa 9 z'ijoro ndi kwitegereza umwana wanjye mpaka karinda kanguka ntararambika n'umusaya meze ngo ndi kwivugisha nabaye nk'umusazi ntabwo ndabyakira ko ndi nyina w'umuntu ntabwo ndabyakira ntabwo ari ibintu bitabiyakira urubyaro si ikintu ugura ngo we nabaravuga ngo umukene wananiwe kugura umwana niyo wakora ugakubita hehe Imana itabishatse urubyaro niyo rutanga hanyuma rero buriya uzi ko hari n'uburyo wanga kwitwara ku mugabo hakaba n'amakosa aho ukaba utayavugaho kubera kuvuga ati ndavuga ndinde ndavuga mvuga niki ukagenda ukaniganwa n'ijambo kandi umugabo atari kunyigishije just wowe ukaniganwa n'ijambo isoni zikanakwica kuba ndasakuza mfite iki muri urugo umwana ni ikintu kiza niba ubona mwari mufitanye urukundo 50%, umwana naza hari bizaba 100%. Umwana nyine umuryango wawuzuye erega umugabo arongora kugira ngo abyare agira umugore anabyare baranakora umuryango nyine bagura umuryango so rero nshaka kubabwira iki kintu ndashaka gukora groupe tugasengana ntuzarebe ngewe ntuzagire gute kera nigeze mbwira Imana mujye munahiga imihigo mihigure Imana ishoboza ndagira ngo Mana n'umugabo mwiza nyine urugo rwiza kandi umugabo mwiza kwisura ukama urugo rwiza hanyuma ukama kubyara nzagukorera nuko navuze ubu rero mu nzira gake mujye munatanga imihigo hanyuma rero niba ngo imirimo twakoze mu isi nizaduherekeza niba ufite ibintu byiza ujye ugira n'ibintu wibutse Imana mu gihe wageze mu kigeragezo njye najyaga mfukama nkareka ko Imana nyibukira kuri wa muntu nahambitse nyibukira kuri wa muntu nagaburiye Mana nyibukira ese wowe wibutse iki Imana ese ntago urya umuturanyi wawe akabwirirwa ese umuturanyi wawe yamaze icyumweru arya ibishyimbo ry'inyama ntumwishima kumubyima mbwira ntago mukina kumubyimba reba uburyo ubanyemo n'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba udakunda mwene so na nyoko
niko tuzakunda Imana utazi nyine utarabonesha amaso. Hanza ukunde mugenzi wawe. So reba nawe itekerezeho kano kanya, fata kanya uhumeke nka gatatu witekerezeho uvuge ngo mbanye gute n'abantu. Ese mbanye gute nyine umubano wanjye n'Imana uhagaze gute? Icyo kintu ngero ugitekerezeho, wisuzume urebe usubanye neza n'Imana. Okay, so nibyo nababwiraga rero, saa 9 z'ijoro byuka uhamagara Imana, ugire gute, wizere, uve mu bintu by'abantu by'akajagari, umve ko ushoboye. Wowe urashoboye. Usinge ndi intungane ntago munsi. Urashoboye, wowe senga, urashoboye. Dayimoni azaza kubwira ngo wowe ngo warasambanye, ngo wagize ibi n'ibi, Imana ntiyakumva. Uwo ni wa mutima uzaba dayimoni ukakujyamo, koko gusenga ukavuga ati narasambanye. Oya, ihane. Imana ikintu ishaka n'umutima umenetse. Ihane nawe ureke kumera nk'imbwa iruka ikongera ikasubira ku birutsi. Ubwira Imana ibikunaniye, fata ibikunaniye byose uyibwire. Njye najyaga nyibwira nkayibwira ngo Mana, content yanjye n'uduhuyu n'ubutuna n'ubushita, ariko impa amafaranga iranginjiriza. Kwireka ntabwo mbishoboye, kuko ni nkuko bavuga ngo uvuye ku kazi uje kwicara mu rugo n'umugabo yagufata nk'inzanga. Shira izindi nzira Mana, uku nzabireka. Ikindi kintu mbabwira ngo nakomojeho, mu gusenga kwawe banza witekerezeho urebe se nimbona umwana ntabwo sinzakomeretsa abatagira abana. Ese nimbona inzu sinzakomeretsa abapangaye. Ese nimbona ibyo imodoka sinzakomeretsa abagenda n'amaguru. Witekerezeho, hanyuma avuga ati ngiye mu mutima wanjye, ganira n'umutima wawe. Umutima wawe umeze uti? Umutima wawe ufite izihe plan kugira ngo Imana ikugirire neza? Imana yankoreye neza, yangiriye neza ibintu byinshi cyane. Nimba ushaka muzanyandikira mbahe part 2 ibintu byinshi cyane ko Imana yangiriye neza. Ariko mpamya kuri amwana namukuye mu isaha saa 9 z'ijoro no kwiriza. Ntubare usenga wibarira Imana ngo se konsenze 10 ngo natashaka aba yahise amubona. Oya, wowe uzigiye natangire gusenga, uzi imbuto neze, kwera imbuto mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nababwiye ngo kora ari amafaranga mwirwa muhereza abantu, simbabuje guha amafaranga abakozi b'Imana. Ariko ngo umuntu yaguhanuriye ugafata udufaranga mwari kuzakora amagasitock ukatuma, genda ujye ikibagabaga mu bitaro. Hari abantu baryamye barwaye babuze ko bivuza, bakoze impanuka bakabaryamisha hariya, babuze pfo na ruguru. Urabukoreye umugisha. Jya Nyabugogo ureba abantu basunika mu kagari barembye bigaragara, wikore akaboko n'akaguru bingana gutya, umuhereza ibyo 5,000. Urebe ngo Imana irakugira neza. Ariko nyine Imana mwayigize nk'umupfumu ugenda ugahereza amafaranga akakubwira ibyo akubwira. Nawe just kugira ngo baguhanurire uragenda ugafata amafaranga ukayatanga, ukazimenya ngo mesha umugisha umukozi w'Imana. Ikindi kintu system nshaka kubabwira, ntabwo abantu bose bahanura ariko bakorana n'Imana. Icyo kintu mugomba kuzakimenya mukagishyira mu mitwe yanyu, kubera ko n'Imana irakora na Satani arakora. Utemera ko Satani akora ntiwaba wemera ko n'Imana ikora. Uragiye ku muntu utazi, ugiye kumubwira ibibazo byawe uvanye hasi ugeze hejuru ngo nkora kunda nsengera ngo Imana inkuru byaro. Ntuzi imyuka akorana nayo, ntuzi niba akorana n'abaki aragufasha ikiganza kirambitse kunda. Wowe uzi ngo uri gushaka urubyaro kumbe ahubwo uri kwiburisha urubyaro. Ugukoze ku mutwe ntuzi byagutwara, ugukoze kunda, ugukoze hehe. Mwaretse gusara mukareka kuba indaya mu bintu by'umwuka mukisengera. Imana ntago ari uko ngo senga Imana wowe senga Imana uyibwire. Erega narababwiye ngo ufata Imana uyibundi igire inshuti yawe mbere na mbere. Ikindi cara witekerezaho, ese usenga kuko ukunze Imana cyangwa usenga kubw'ubwoba? Ikindi ari abantu twiteza ibibazo, ugasanga kuko mu nzu batangiye kugusora akazi bakavuye ko bari buyuka Imana, waba umeze neza biri gucamo ntusenge. Kandi Imana aho kugira ngo iguhombe yaguhombye. Urumva utazahora ubayeho nabi kugira ngo wegere Imana. Ngiye nibyo mbabwira nkababwira ngo hari abantu dutuma tudatabarwa, kubera ko Imana yareba ikabona nigutabara izakubura, izaguhiga ikubure, izasanga agiye mu tubyiniro, izasanga agiye mu businzi, izasanga wagiye iguhiga ikubure, ikavuga ati kugira ngo mubure. Nago umuhanga ntago azapfa, azarya ibyo bijumba icyumweru cyose, cyangwa anywa amazi ntapfe, mfite ukuntu nzamurinda n'umuntu wanjye, ariko kugira ngo mubure. Nuko Imana ikora. Nababwiye ngo hari amasezerano atinda gusohozwa kubera twebwe. Nusi Imana yakubwira imodoka izakubura,
Imana ifite ukuntu ikagutunga ntupfe, ukarebaho nabi, ukarya nabi, ukaba ahantu habi, ikavuga ati nzamurinda ariko ntazancika kubera twebwe. Ikintu cyitwa ubwibone nicyo kintu cya mbere nabonye Imana yanga. Urabanza ukicisha bugufi, ukumva ko tuje uri umuntu, ukumva ko nta bantu baciriritse nta badaciriritse, ukumva ko mwese mwaremwe ni mu ishusho y'Imana. Urumva ibintu byose bigenda neza, kuko murabizi ikintu cy'ubwibone Imana yacyanga ari nacyo cyamanuye Satani mu ijuru, mubyibuke. Hanyuma rero ikintu cyitwa ubwoba icyo kintu ndashaka kukivuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani ni mu mwirukana azabahunga. Nyine sinzi niba mbivuze uko biri kose. Satani akakumvisha ko byararangiye, ntacyo wakora, nta cyacamo, nta mugisha wabona, nta nawe ukamwemerera, ukagenda ukikabaho nkaho uzapfa ejo. Aba yagufatisha gutya agufite mu gipfunsi. Ndakubujije. Njye Imana yagingirira neza cyane ku bintu byinshi cyane, nuko hano kuri izi social media hari ibintu utangamo nk'ubuhamya abandi bakabikoramo content, hari ibyo twanga kuvuga mu buryo bw'umutekano wacu, ariko njye Imana yangiriye neza mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwana nicyo kintu cyane cyashimishije mu buzima bwanjye. Uzakora uko uzishima, uzagira umugabo mwiza uzishima, uzarya wambare neza, ariko uzasanga burya bitari ibyishimo. Ibyishimo bya mbere nagize ni umunsi mbona umwana wanjye arimo kurira, ari kurira bari kumuhanagura bamuryamisha. Umwana yisinjije nsacesha urumeza, narwaye agakorora. Imbaraga zikurenga ukiri ku kiriri, ngo abandi ngo nta mbaraga baba bafite. Imbaraga nzikura, imbaraga zanjye za mbere ni uriya mwana wanjye wamvuyemo. Umwana agenda akakumara agahinda, kakagukinira mu nda, wababara mukababarana, wakwishima mukishimana. Nibutse ukuntu Imana yangiriye neza ntakwiye. Ndabyibutse umwana wanjye yajyaga akinira mu nda, naba mbabaye akabimenya, naba nishimye akabimenya, tukababarana. Nkumva afite amatsiko yo kureba umuntu mwite. Umunsi nagize ibyishimo n'umunsi numva ijwi ririra, cyo kwa mbona ni Runa wanjye. Icyo gihe nishimye mu buzima bwanjye, icyo gihe numvise ko ndi umuntu, icyo gihe numvishije ko mfite agaciro, nicyo gihe numvise ko hari icyo nkumva, nicyo gihe numvishije ntinye gupfa kubera umwana wanjye, nicyo gihe numvishije amarangamutima yanjye afungutse bya nyabyo. Uzasanga urukundo rwa mbere rubaho ari ukubyara, uzasanga abandi bantu batarigeze bakunda. Umwana wanjye ndamureba, nkamureba, sinzire nkamureba. Uratwise Satani ari kukubwira ishobora kuvamo ujye kugura imyenda. Gihita ugura imyenda. Kwizera kurarema, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo iyo mwagiraga kwizera kungana n'akabuto ka sinapi gatoya gato, n'imisozi wayitegeka. Ibyo ni ukuri 100% nta kubeshya kurimo. Iyo twagiraga kwizera, naragiye ngiye ngura ibintu, imyenda, cagu, ibiki byose ndagura. Musaza wanjye akambwira ati ariko wishingikirije iki? Uziko ukomeye nta nubwo ugira. Urabwirwa n'iki ko watava mu hanga mu izina rya Yesu Kristo ntago agomba kuvamo, agomba kuvuka. Ecography ni kubeshya se akaba atari eco, ni kubeshya ugasanga ni umuhungu kandi waraguze pink, nta kibazo. Mana n'ubu ntago sindakira ko nabyaye. Njye babwira gutya numva ntariyakira. Umwana wanjye hari ukuntu karyama, kafashe intoki, akareba, ararandira, ukanyera. Cyangwa kakawunyuha, kandeba mu maso yo. Ubu nuba araryamye ariko mba nta mutima mfite. Barumva nahora umeze uko. Mana nyagasani, Mana narakubonye, Mana nabonye imbaraga zawe, nabonye kugira neza kwawe, nabonye ungira neza ntakwiye, mbona ungirira neza, ndi ikigoryi, ndi umunyamafuti. Ugire neza abantu bose, ubahe guheka. Na bimwe bavuga umwanzi ngaraka ngo ntakabya, umwanzi wanjye unyanga, umwe wanyuma na nyuma wangiriye nabi. Mana umuhe kubyara heke. Umuntu ahubwo w'umwanzi w'umugome n'umuntu utakifuza ko umuntu abyara.
Nyagasani nakubonye mu isaha ya saa 9 z'ijoro, nakuboneye ahantu hose, waranyigaragarije data, waranyumvishije, ndakubona mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka utange abana, njye Imana yigeze kumbwira ngo mwana wanjye uzajya watura ibintu kandi bijye biba bivuye mu kanwa kawe. Mu izina rya Yesu Kristo, abamama batinza ku musozi wo kwitwa ingumba biraryana. Uyu mwaka ukora igitangaza, tuzongere guhura bashima. Ubaha abana papa, ubaha abana, ndakwinginze ubaha abana. Erega mwibuke ko niba ujya gukora kugira ngo ubone amafaranga yo kurya no gusenga, urasabwa guha Imana umwanya. Imana ni Imana ifuha. Ni ukuvuga ngo urafata telefone ukayirwamo umunsi wose ukabura n'isaha imwe yo guha Imana. Imana irafuha. Bavuga ngo usenga ibigirwamana, ntabwo ikigirwamana ari igishushanyo. Ikigirwamana ni ikintu cyose uha umwanya kuruta Imana. Wongera ibihe byo gusenga, wongera guhamagara Imana, wongera gucira bugufi Imana, wongera gutumbirira Imana. Bumba akanwa kawe, ureke kuganiriza umuhisi n'umugenzi, kuko nta kindi bazakora, bazagukomeretsa. Ganira n'Imana yawe. Njye narabaye nk'umusazi, iyo wonje ugasanga wari guseka, naza hanga Imana ndarushye. Reba uriya muntu runaka, uyu n'uyu yampaye comment ivuga gutya na gutya, Imana wampaye umwana. Imana ndakwinginze, ndakwizeye papa. Nari nk'umusazi pe, ukuntu ngiye nsenga biratangaje, ngana n'Imana nkugana n'umubyeyi nyine. Ntabwo yakojeje isoni, iragenda umwana mwiza n'iseke. Nta munsi n'umwe Imana itanga nabi, Imana itanga ibyiza guys. Ni byinshi cyane twazaganira, nkababwira urugendo nahuye narwo kwa muganga. Ikindi niba unatwite ukareba iki kiganiro, iga gusengera abaganga. Satani buragira inzira nyinshi. Ushobora gutwita amezi 9 ariko ntibisobanuye ko amezi 9 watwise ugomba kubyara. Ushobora kubyara ariko ntibivuze gukuza. Ukora usenga, ubundi gusenga ni uguhozaho. Nta munsi n'umwe, nibyo mbabwira, twe turaryama tugasinza, Satani ntaryama kuko arabizi ko nta gihe afite. Arabizi ko afite agahekanga ngo senga usengera abaganga, kuko Imana ishobora kuguha gutwita n'iki warangara abaganga Satani akabakoreramo. Sengera abaganga. Nibyo nyine ndari kubwira abakobwa batarashaka, sengera urubyaro. Kandi yumva nta mwana ukeneye, ushobora kwitwara kuva ntayikura mpeye. Sengera urubyaro utaranabona umugabo, sengera urugo utaranashaka umugabo. Hanyuma ndashaka kuzakora groupe tukajya tubyutsanya saa 9 z'ijoro tugasenga abamama bafite ibyo bibazo byose. Ndabakunda rero, sinzi ibyo ntabasobanuriye neza, mwifuza ko nazabasobanurira, cyangwa niba mushaka ikindi kiganiro kirambuye tukaganira n'ibindi bintu byinshi cyane. Nzabaha urugendo rwanjye rw'ukuntu kwa muganga byagenze, mumbwira ibikomo bishaka, mugati turashaka ko tubwira kuri ibi n'ibi uko kwa muganga byagenze. Amakuru yose nzayabahereza. Murakoze kandi ndabakunda cyane. Imana ibarinde kandi mukomere, mugire imitima ikomeye, mwihangane ko Imana irakomeje. Gusenga mu byongere, mwige kwisengera, ibikorwa bibe byinshi, mutumbire Imana, mujye mu cyumba aho nta wundi muntu wumva muyitakire, muyiririre. Nafataga Bibiliya nkatama amarira nkapfundikira, haba mama na Mariya ngaho yajyana. Imana ibarinde, ndabakunda. Navuga bukira bugacya. Ubu Mama Runa, nitwa Mama Runa kubera Imana. Ndabishimira Imana ko ndi nyina